ibihe byiza mwebwe mudukurikira uko bwije n'uko bukeye, imigisha n'amahoro ntibikabure mu buzima bwanyu, kandi nawe bitameze neza ni ikibazo cy'igihe. Iyo igihe cy'Imana kigeze bitameze neza birasobanuka, kandi Imana mujye mwumva ko ibizi. Imana ibibizi, bitameze neza ibibizi, kandi nawe bimeze neza nyamuneka mujye mwibuka nabo bitameze neza. Hari inkuru rero itugezeho mu kanya tuyikesha igihe y'uko Vestina Ishimwe umukuru wa Dorcas basanzwe banaririmbana yasezeranye mu murenge, yasezeranye imbere y'amategeko. Ni inkuru itaramara amasaha abiri isohotse, kuko igihe.com niyo imaze kuyisora mu kanya gashize. Niyo mpamvu rero twifuje ko natwe tuyibagezaho. Vestina usanzwe aririmbana na Dorcas yamaze kubasezerana mu murenge. Ni ibintu byabaye mu ibanga rikomeye, ndetse n'ibintu byabaye bitunguranye. Abantu benshi bari mu nkongi yo muri Amerika ntibari kumenya ikijya mbere ariko amakuru ari ni uko Vestina yamaze kubasezerana mu murenge, ndetse ko uwo twakwita ubu yabaye umugabo we. Nanjye kuva fiance ariko nagakiri fiance, ubu yabaye umugabo we, aturuka muri Burkina Faso. Ntabwo amazina aratangazwa n'igihe mu nkuru cyanditse, bafite umwanya bagenda bayisome. Ntabwo hari izina ry'umugabo, ariko hariho ko ari uwo muri Burkina Faso. So rero niyo makuru ahari. Vestina ubu ngubu wari ufite iyerekwa azaritambutsa ahandi, ariko kuri Vestina ho abe yihanganye bwazareba ahandi aritambutsa. Ariko na murumuna we yanaritambutsa kuri murumuna we ariko ubu Vestina aka kanya Ishimwe yarangije kuba aba umugore w'umugabo we tutaramenya izina neza. Ariko ni ibintu byabaye mu ibanga, kuko ntabwo byari byemewe gufotora, ntabwo byari byemewe gufata amashusho, mbega byabaye mu ibanga rikomeye cyane. No kugira ngo igihe kibimenye ntabwo tuzi uko byabigenje, gusa isi ya .com aho tugeze ubu ngubu ntabwo wakora ikintu ngo ugishe. Ariko amakuru ahari yo ni ukuri, ni uko Vestina yamaze kuba asezerana mu murenge. Bivuze ko ari ubukwe butunguranye pe, ni ubukwe butunguranye, nta muntu wabyumvaga, twese twumvaga akiri mutoya, ndetse abanyarwanda amagambo ntari bugure kuki ashatse akiri mutoya, buriya hari ibintu bimwirukanyishije, buriya yajyanwe n'amafaranga. Ariko twese turabyemera ko umuntu gushaka ni uburenganzira bwe, kandi umuntu niwe umenya igihe cya nyacyo kuri we cyo gushaka. Rero Vestina yamaze kuba umugore, buriya mu minsi mikeya turaba twitega n'ubukwe bwo mu rusengero, ubukwe bwo gusaba. Ariko mu murenge ho byarangije kuba biba, ariko nk'uko nabibabwiye byabaye mu ibanga rikomeye, nta muntu washoboraga kumenya ko byabaye. Nta kintu wari wemerewe gukora, nta mafoto, nta mashusho. Niyo mpamvu nta mafoto abantu bari kubona cara wenda yazamuye ukuboko ari kurahira, cyangwa amashusho nk'uko abandi basitari babishyira hanze bari kurahira. Buriya timu ye niyo yabigenye, ifite uko izabisohora, ifite igihe izabitangariza, cyane ko ari umusitari, byanga bikunze agomba kuzabaho itangazo rizagenerwa abanyamakuru ndetse na rubanda muri rusange, kugira ngo abantu bazamenye ikijya mbere. Ariko igihe ari cyo ukuri kuko yasezeranye mu murenge, ko nibyo yasezeranye mu murenge, kandi umuntu asezeranye mu murenge nta kindi biba bisura gusezerana imbere y'Imana. Ubu imihango yo gusaba bya kinyarwanda bisanzwe. Bivuze ko rero Dorcas agiye gusigarana umukobwa, ariko nk'uko nabivuze ufite iyerekwa wenda wari urifite Vestina aritambutse kuri Dorcas, kuko baravukana, aritambutse kuri Dorcas. Nibyo rero amakuru twari dufite nayo, numvaga ntarara ntababwiye ino nkuru. Ikindi mukore subscribe, mukore share, mudushyigikire, kandi imigisha Imana izayibaha nk'uko isanzwe yibaha.